cyangwa se iyo uza kuba energy baba barakunyoye. Ni ukuvuga ngo umuntu yari kuza ararwara agaba ngo nshaka umuneke, ngo mama nshaka umuneke. Ni ukuvuga ngo wa mugore we iyo uza kuba imineke hari abari baraza bakwanga, wenda wari kuba poyo, wari kuba gurumisheri, cyangwa se wari kuba inyamunyu cyangwa se gisubi. Kwambara ipataro ku bagore ntabwo ari icyaha. Kudefiriza cyangwa se gushyiraho amaherena ntabwo ari icyaha. Ibi ntabwo ari ibintu bizatuma umukristo atajya mu ijuru, kubera ko twamaze gusesengura tubona ko na bya bihugu byo hanze bibamo ubukonje bwinshi ari abagore bambara amapataro, nta mugore wambara ijipo muri biriya bihugu. Rero nimba nta mugore wambara ijipo muri biriya bihugu, ni ukuvuga ngo aba bantu nabo barasenga, kandi nimba basenga ni ukuvuga ngo baragomba kuzajya mu ijuru. Kandi wakwitegereza ugasanga ari abangaba bambara amapataro, ari abangaba badefiriza, ari abangaba basuka, ugasanga nibo banyamahoro babayeho kurusha ba bandi birwa bihishe mu majipo. Ntabwo rero ibintu byo guca imanza ngo uvuge ngo ngiri torero runaka ngo ryambara amapataro, ntabwo amapataro ari azajyana abantu mu ijuru. Ese amapataro niyo ari kuzana ubwicanyi? Ese amapataro niyo ari kuzana urwango? Ese amapataro niyo ari gutuma abantu bapfa amasambu? Kuki abantu bafata ibintu bagashaka kubisha, noneho ukuri bagashaka kugira gute kukuzimangatanya? Ni ukuvuga ngo twari dufite umushumba yari afite umusatsi, yaradefirizaga, yari aturutse muri Amerika. Noneho aza muri rya torero tutemeraga imisatsi, aza muri rya torero batadefirizaga, noneho arababwiriza, ariko mu kubwiriza bamwe batangira kureba bati twatewe na dayimoni, batangira gutokesha ngo batewe n'umuzimu. Mwa bantu mwe nimutubwire, gusa muze kutwandikira muri comment mutubwire mu by'ukuri, ese kwambara ipataro ku bagore ni icyaha? Ese kudefiriza ni icyaha? Ese urebye abantu basenye ingo, ni abambara amapataro, ni abadefiriza, ni abasize amaherena, urebye abantu birwa mu manza. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe, nimba mutarakora subscribe muhite muyikora, kandi mukande no kunsogera kugira ngo video zacu dukoze mujye mubasha kuba mwazibona. Kandi nyaboneka wifuza kuduha igitekerezo cyangwa se indi nkunga iyo ari yo yose, watwandikira kuri iyo nimero. Ndabona hariho abo muri Kenya barimo bandika ubutumwa bugufi, ndabona abo muri California, namwe turabasuhuje aho muherereye ari hose. Hari abo mu Butaliyani, namwe turabasuhuje, ndetse n'abarundi muri rusange turabasuhuje. Nibyo twavugaga rero, ntabwo imyambaro ariyo izajyana abantu mu ijuru. Ntabwo imyambaro ari izajyana abantu mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byo kwitega ubundi bikurura umwanda. Uzareba umugore uhora mu gitambaro, ntajya akaraba, ntajya amesa mu mutwe, baba barwaye inda. Biruzi ugeze muri ADPR ku cyumweru ukabwira uti mukuremo ibitambaro. Abenshi barwaye inda mu mutwe, abenshi bafite ibihushi mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitera umwanda. Niba rero ibintu bitera umwanda, ntabwo twavuga ngo reka dushakire ibyaha muri ibi ngibi, ngo umugore wambara ipataro ntazajya mu ijuru, ngo umugore defiriza ntazajya mu ijuru. Aho ngaho ni ubuyobe bukomeye. Ntabwo kujya mu ijuru tuzajyanwayo n'imyenda, ahubwo
kujya mu ijuru ni ugukora imirimo myiza. Ari ibyo ngibyo wavuga ngo nta musirikare uzajya mu ijuru w'umugore. Mbese abasirikare ntibambara amapataro? Wari wabona umudaso wambaye ijipo w'umugore? Ijipo y'iniforume? Ugasanga rero abantu babayobeje, ugasanga abantu mwabaye ibihwerahwere, ugasanga mwabuze ntabwo imyambaro izabajyana mu ijuru. Gusa rero reka tubashimire mwebwe mwakoze kuba mwadutega amatwi, kandi tubasaba mwadusangiza abandi kugira ngo video zacu zijye zibasha kuba zabageraho. Turabakunda. Muri ADPR bamaze iminsi bavuga bati kwambara ipataro ku muntu w'umugore ntabwo ari byiza, uko aba yambaranye n'umugabo, nta mugabo ugomba kwambara ijipo. Ndagira ngo nibarize aba ADPR aho baherereye hose baje kuba basubiza iki kibazo, kandi mu by'ukuri mugisubize uko mubyumva. Ntabwo navuga ngo by'ukuri ibyo mwavuze ntabwo ari byo, ahubwo mutekereze ku byo mutubwira ko ari icyaha. Ubusanzwe ADPR bavuga ko bagomba guhora bateze, bambaye ibitambaro mu mutwe, ariko tunabwira ko by'ukuri biriya bitambaro byo mu mutwe bibasha korora umwanda. Umugore araryama, uko aryamye mu gitondo yabyuka ntasokoze, ahubwo agahita ashyiramo igitambaro akajya mu materano cyangwa se akajya muri kopera, ahantu aho ariho hose aba yapanze kuba yajya kuri uwo munsi aba yavutse. Ndajya rero mbashe kuba nakwibariza ADPR ko muvuga ko kwambara ipataro ari icyaha. Ese abasirikare bo muri ADPR cyangwa se abapolisi bo muri ADPR cyangwa se navuga ngo iki, abaroko defense cyangwa se bari abasimbuwe na daso bo muri ADPR, hanyuma se wa musirikare wo muri ADPR, umusirikare wo muri ADPR akaba yaragiye mu gisirikare cy'u Rwanda, none abasirikare bambara amajipo. None se tuvuge ko uriya musirikare atazajya mu ijuru? Tuvuge se ko uriya mupolisi atazajya mu ijuru? Hanyuma se tuvuge ko uriya mudaso atazajya mu ijuru? Ntabwo nibaza niba kwambara ipataro ku ba ADPR cyangwa se muri itorero runaka bishobora kuba ari icyaha, kubera ko harimo n'abifashisha imirongo ya Bibiliya bakaza kuyifashisha kugira ngo bahungabanye uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bw'umunyarwanda. Rero ibi bintu ntabwo twavuga ngo kuba umusirikare yambara ipataro ntazajya mu ijuru, kuba umupolisi yambara ipataro ntazajya mu ijuru, kuba umudaso yambara ipataro ntazajya mu ijuru. Ntabwo abagore bambara amapataro ntabwo navuga ngo ni icyaha, ahubwo nose mwavuga ko mu by'ukuri ibi bihugu bikunda gukonja. Namwe murabizi uko isi iteye, uko kirima iba iteye. Ibi bihugu bikunda gukonja, ko ari abagore ari abagabo bose bambara amapataro. Ese tuvuge ko ibi bihugu nta bakristo barimo? Tuvuge ko ibi bihugu nta bagore bazajya mu ijuru? Ndagira ngo mbabwire neza, mbashe kubasobanurira. Kuba umugore yakwambara ipataro akajya mu materaniro, ibyo ngibyo nta kibazo biteye. Kuba umugore yafata ipataro akambara, nose mwebwe ariko mu by'ukuri nimutubwize ukuri, muri mwebwe mwabagore mwe cyangwa se mwabashumba mwe cyangwa se mwabadiyakoni mwe, mwebwe abagore banyu ntibambara amakora? Amakora ni twa dupataro dutoya bambariramo imbere. Ese mwebwe abagore banyu ntibatwambara bakarenzaho amajipo n'ibitenge? Hanyuma se nimba babyambara babihishe, kuki bacira ibanza babandi babyambara babigaragaje? Ese kuba umugore yakwambara ipataro, aya mapataro agize icyaha? Kuba umugore yadefiriza, ibi bintu bigize icyaha?
usibye ubuyobe twavuga ko hari nk'ubuyobe bw'isi muri rusange. Ubundi uko byatangiye, hari itorero rimwe abakatolike, noneho sinzi uko baje kuba bashwana, bamwe baravuga bati ibi bintu ntabwo tubyumvikanaho, ibi bintu ntabwo twabikora kimwe, ahubwo twebwe tugiye kuba twakora ibyacu. noneho abantu baza kwitandukanya, bamaze kwitandukanya havukamo abaporoso aribo bitaga abahakanyi. Abahakanyi bakimara kuvuka ni ukuvuga ngo ubundi muri katolike bo bafata Yesu nk'icyitegererezo, bagafata bo bakunze gukoresha amashusho. noneho abaporoso baravuga bati cyangwa se abahakanyi, kugira dutandukane n'abakatolike ni uko muri Bibiliya tugomba kuvuga ngo ntukaramye igishushanyo, ntukwiremere igishushanyo kibajwe. baragenda babyandika basyo, baragenda bashaka iyo mpamvu, baravuga bati ngibi ibyo tugiye kugira ute, ibyo tugiye kuba twashinja abakatolike, tubwira abantu ko abakatolike bajya basenga ibishushanyo. Iyo niyo turufu abahakanyi cyangwa se abaporoso batanze kugira ngo babashe kuba bagumura abantu cyangwa se bagumura bagenzi babo ku bakatolike. Ariko kuba abakatolike bajya imbere ya Bikira Mariya bakambaza, ntabwo bivuze ko mu by'ukuri ari ugusenga igishushanyo, ntabwo bivuze ko ari ukwibara, ahubwo bivuze ko mu by'ukuri none se twebwe ntidufata amashusho y'ababyeyi bacu tukayamanika mu nzu zacu? kuba rero bajya imbere ya Bikira Mariya, bajya imbere ya Yesu, bajya hariya i Fatima, ntabwo ari uko baba basenga ibishushanyo. Nabo bazi Imana, bazi ubuhanuzi, barahanura. Rero ibintu byaje kuba byagenda uku nguku, uko amadini yagiye atangira, uko yagiye aza, niko natwe tugiye kuba twababwira mu by'ukuri. Abaporoso bamaze kuba bahaza, ngo bagiye no kuvuga ngo uko amatorero cyangwa se uko isi yagiye igenda, abantu bagiye batera imbere. Mu gutera imbere bakagenda bazana imico yabo. Abayisilamu baraje bati ubundi Yesu yambaraga amakanzu, ubundi Yesu bati Yesu ntabwo ari umwana w'Imana, ahubwo ni intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo buri wese, buri torero, buri dini riza rigira rite, rivuga ibyaryo. Rero kuba buri dini ryaraje rivuga ibyaryo, ntabwo ari uko bari bayobowe ukuri, kandi kugeza n'uyu munsi ntabwo ari uko bayoboye ukuri. Kuba rero umuntu yadefiriza, kuba umuntu yashyiraho amaherena, ntabwo wavuga ngo ibyo ngibyo nibyo bitera icyaha. Ese kuba umuntu yambara ipataro nibyo biri gutuma abantu bicana? Ese kuba abantu baciraho amaherena nibyo biri gutuma abantu bicana? Abantu ndagira ngo muhumuke, nimumara guhumuka mumenye neza mu by'ukuri ibyo murimo ni ibiki. Turabakunda. Iyo ubigi ntubukiriho, abana bawe baba barabariye bakiri imishwi, ndavuga agaca kaba karabatwaye. Ariko uyu munsi shima Imana kutari igi. Ndimo ndavuga ngo iyo usa kuba igi baba barakuriye. Abana barwaye bari mu mirire mibi baba barakuriye. Wa muntu we, ndagira ngo ngwire ko iyo usa kuba inkokokazi ukaba warateye igi, aya magi ntiwari kuyararira, ahubwo yari kuzashirira mu duca, andi agashirira mu bana bafite imirire mibi. Mu gihugu cy'u Rwanda bakunze kwifashisha amagi kugira ngo babashe kuba bondora abana bari mu mirire mibi. Usibye no kuba abana bari mu mirire mibi barya amagi, n'abagabo barayarya. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo video zose dukoze mujye mubasha kuba mwazikurikirana, kandi mutarakanda kunzogera mukande kunzogera kugira ngo ntakagire video nimwe gucika. Twarimo tubabwira tuti iyo uza kubiki baba barakuriye. Iyo ugira amahirwe ukaza gukura, bakaza kuguturaga ukavamo inkoko, ntabwo nzi ubwoko bw'inkoko wari uravamo, wenda ariko uzavamo isake cyangwa se inkokokazi.
ariko ndakubwira neza ko mu by'ukuri utari kurusimbuka. Iyo abantu baza kugusimbuka agaca ntiwari kugakira. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakunda iryo ry'inyarwanda, ariko wenda iyo uza kuba igi ryo muri Kongo wenda ntibari kukurya. Ndavuga abanyarwanda bari kukurya. Mu busanzwe igi rifite vitamini nyinshi utabasha kurondora umubare. Bamwe baribaza bati ari igi n'inkoko ninde cyatanze ikindi kubaho? Bamwe bavuga ko igi ari ryo ryabayeho mbere, abandi bakavuga bati none se nimba igi ryarabayeho mbere kandi inkoko ari itera igi, ubwo byaba byaragenze bite? Wa mugani wa padiri ni amayobera matagatifu. Hari uwigeze kubaza padiri ati ese Imana irema ijuru n'isi ko kera nta kintu cyariho, isi itagiraga ishusho, Imana ije kurema ijuru n'isi yari ihagaze hehe? Ibyo ngibyo padiri byaramucanze, atewe ni amayobera matagatifu. Ni nk'uko natwe biducanze kuri iri gi, ku buryo tutabasha kumenya ari igi ari n'inkoko niki cyabashije kubaho mbere. Gusa twabasabye gukora like, share na comment iyi video yagushimisha ukaza kuyisangiza abandi. Turimo tuvuga tuti iyo uza kuba ifi cyangwa se iyo uza kuba igi. Muribuka akavideo ka mbere nakoze kavuga ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, ngo abarobyi b'inturumbutsi bo mu kiyaga cya Kivu baba baraje bakakuroba. Ariko tunabibutsa ko ibi bishishwa by'igi ari umuti. Niba rero ari umuti, ntabwo igi ugomba kurirya uritonoye cyangwa se ukashugunya ibishishwa, ibi ntabwo ari byo, kubera ko intungamubiri zose ziba zibereye muri iki gishishwa. Gusa icyo tubasabye ni ugukora subscribe, like, share na comment. Barimo tubabwira ngo niza kuba igi baba barakuriye. Abarwayi bari kuza birwaza, umurwayi ati ndashaka umureti, nta kindi yabaga akeneye cyangwa se wumva yakenera usibye umureti. Nta kundi kandi umureti waboneka batabashije kumena igi. Ni ukuvuga ngo igi baba barakuriye, abakire baba barakuriye. Rero nimba wagize amahirwe ntube igi, bishimira Imana. Numara kubishimira Imana uzamenya agaciro k'urukundo Imana igukunda. Turabakunda. Iyo uza kuba Melinda, iyo uza kuba Melinda baba barakunyoye. Ari abakristo baba barakunyoye, ari abapagani baba barakunyoye kubera ko umara inyota. Turimo tukubwira ngo iyo uza kuba Melinda baba barakunyoye. Ibaze wa mugore we, ibaze wa mugabo we, iyo uza kuba uri Melinda wumva nkunyoye. Abana bawe baba babaye imfubyi, umugore wawe aba abaye umupfakazi, ariko shimira Imana ko itakugize ikinyobwa. Gusa reka tubanze tubabwire ko iyo unyoye iki kinyobwa cya Melinda ubasha kumererwa neza, ukaryoherwa, ukanezerwa, ugashira inyota. Ari abana bakunda Melinda, ari abagore bakunda Melinda, ari abagabo bakunda Melinda, yewe yaba n'umusinzi akunda Melinda. Gusa ntabwo ninamenya neza icyo bakundira Melinda, ariko mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze iyo umugore anyoye Melinda ngamererwa neza mu gitanda. Aya niyo makuru yabashije kuva mu bushakashatsi bwo muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye. Niyo mpamvu nanjye mba nkubwira nti ujye ushima Imana. Ubundi wakwibaza ngo Imana yaba yaraturemeye iki? Nta kindi Imana yaturemeye usibye kuyishimisha, gukora ibyo ishaka n'ibyo ishima.
ariko abantu ujya ubona badakunze gushimisha Imana cyangwa se ngo bakore ibyo ishima, kubera ko ibyo kamere yanga nibyo bakunda, ibyo kamere ikunda nibyo banga. Gusa nimba utarabaye inyamaswa ngo ikurama n'amahembe cyangwa se ngo ikurema n'umurizo cyangwa se ngo ibe yarakugize ibyo kurya, ugomba kuyishima. Tubibutse ko iyi ngiyi ari Merinda. Iyi Merinda ni ikinyobwa cyiza cyane kiryohera abakuru n'abatoya, abakecuru n'abasaza, ndavuga abageze mu zabukuru, abasore b'imigenda, ibikwereye n'amashigija. Gusa reka tubanze tubasabe, nimba mutarakora subscribe, like, share na comment, kugira ngo mukore like, share na comment mubashe kuba mwanezerwa n'iyi video yacu. Iki kinyobwa cya Merinda utagikunda ninde? Nta muntu utagikunda, niyo mpamvu nanjye naje kukibakundisha. Ndabwira abagore ngo bakunde kunywa Merinda, usibye abagore ndetse n'abakobwa mwitabire kunywa Merinda, kubera ko Merinda ni ikinyobwa cyiza cyane, ikinyobwa cyiza cyane kigira umumaro ku mubiri w'umuntu, cyane cyane umubiri w'umugore. Umugore wanyoye Merinda abasha kumererwa neza. Turabashimiye kubera ko muduteze amatwi, tubabwira duti mukomeze kuryoherwa. Nimukore like, share na comment kuri channel yacu kugira ngo video zose dukoze mujye mubasha kuba mwazibona. Gusa turabwira ngo iyo uza kuba Merinda baba barakunyoye, abana bawe baba barabaye imfubyi, umugore wawe akaba yarabaye umupfakazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugihumeka, kubera ko ari abarokore, ari abakristo, bose baba barakunyoye. Gusa shimira Imana ko utabaye Merinda. Dukomeze kuryoherwa. Niba wifuza ko tuguha Merinda, uratwandikira muri comment, noneho uze gufata screenshot bitwohereze kuri WhatsApp kuri iyo nimero urabona muri description, utwereke ko wamaze gukora comment, maze natwe tuguhe Merinda. Kubera ko Merinda ari ikinyobwa cyiza cyane, kiryoheye amaso, kiryoheye n'amatwi, ntabwo wakirenza ingohe. Niyo mpamvu tubabwira tuti kutanywa Merinda ni uguhomba. Umugore wanyweye Merinda amererwa neza mu buriri, araryama agasinzira. Umugore wanyweye Merinda mu by'ukuri aranezerwa, agashimisha umugabo, agashimisha abana, kubera ko ahora yishimye. Niyo mpamvu munababwira ngo mwabagore mwe mwitabire kunywa Merinda, kandi Merinda ni ikinyobwa kimara inyota, ni ikinyobwa kiba kimeze neza. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntabwo ibintu nk'ibi ngibi twabyihererana, ntabwo twareka kubabwira, ahubwo tuzajya tubabwira kugira ngo ibintu byose babashe kuba byabageraho. Iyo uza kuba imineke baba barakuriye cyangwa se iyo uza kuba energy baba barakunyoye. Ni ukuvuga ngo umuntu yari kuza ararwara agaba ngo nshaka umuneke, ngo mama nshaka umuneke. Ni ukuvuga ngo wa mugore we, iyo uza kuba imineke, hari abari baraza bakwanga, wenda wari kuba poyo, wari kuba gurumisheri, cyangwa se wari kuba inyamunyu cyangwa se gisubi. Icyo gihe baba barakuriye, abashumba baba baragutebye ku nsina bakasha kugira ute kukugaburira inka. Ariko uyu munsi shimira Imana ko utabaye igitoki. Ushute mwana wanjye, iyo uza kuba ka energy, abakire bari kuza barakunywa kugira ngo utume badasinzira. Hariho n'abanyafite ka Merinda inyuma. Iyo uza kuba Merinda, ari abakire baba barakunyoye, ari abagore baba barakunyoye, ari imbobo ziba zarakunyoye. Ariko uyu munsi shimira Imana ko utabaye iki Merinda.
bari kuwukamamo igitoki ariko urwarwa ruva mu mineke. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba umuneke baba baragukoze mu rwarwa, uba warasindishije abantu, uba waratuye abantu mu biraro kubera kukunywa bakagwa mu biraro bakata ubwenge, ndetse baba baranagufunze kubera ko wari kunywa inzoga cyangwa se bari kukunywa bakakujyana ku murenge, ribu ikagufunga kubera ko banyoye ibiyobyabwenge warangiza ukarwana n'umugore. Ariko kuri uyu munsi shimira Imana, bari kuza bakutonora warangiza igishishwa bakaguta. Hari n'igihe mu bindi bihugu byo hirya no hino byari kurangira bagutonoye bakakujugunya cyangwa se ugahira mu rutoki, wamara guhira mu rutoki inyoni zikagenda zikurya. Abandi bari kuza baraza kubiba. Gusa iyo uza kuba insina ushobora kuba utari kugera igihe ngo ukure, kubera ko abashumba bateye muri iyi minsi basigaye biba insina, bari kuzaba barakwibye. Wenda wari kwibwa n'umushumba wo muri Rugerero, ariko shimana ko utabaye insina. Ntabwo nabura kubabwira ngo aka kantu gashobora kuba karyoshe, soma aho wumva uko kameze. Uyu mwana nubwo ameze nk'igihwerahwere nawe yaza kuba kakaji ubu baba bamunyoye. Reka twumve uko mugenzi we abivuga. Aka kantu urumva kameze gate? Kameze neza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba aka kaji nawe baba bavuga ngo umeze neza. Gusa nta wundi wari kuza kunywa usibye abagore n'abagabo bashaka gusinzira, hanyuma kudahereza uw'inyuma yawe ngo nawe yumve. Ni ukuvuga ngo uko bimeze dushimira Imana ko tutabaye ibinyobwa. Ndabona inyuma hari igikarito, gusa iyo uza kuba igikarito imbeba ziba zarakuriye. Murabizi neza ko imbeba ubanza hano hari umuceri. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba ibiryo baba barakuriye. Ntabwo nzi ubwoko bw'ibiryo wari kuba byo, ariko mu by'ukuri baba barakuriye. Gusa ntabwo navuga ko twabura gushimira Imana. Gusa reka dusabe abantu batabonye ibyo kurya mukomeze kwihangana, kubera ko Imana izabagenera ibyo kurya, kandi urukundo rwayo rurohereza abantu bakuzanira ibyo kurya. Reka tubanze tubwire abantu bo mu Rugerero, tubabwire tuti turabasuhuje. Turabasuhuje cyane abanyarugerero. Gusa ntabwo nzi neza niba abantu turi kumwe basi kuririmba. Turabizi. Reka baririmbe twumve nimba ashobora kuba bafite imihogo igororotse cyangwa se afite amajwi nk'ay'ibikona. Twagiye muri tare uzamure igikombe kingi umva yewe nari ndi umwana wayo ku gasima nahoraga ngira gute ewana bari barabaye nk'icecera sikenta, bari barabaye nk'igufwa ryambaye umwenda, barira bagasebe, bari barabuze n'imbaraga zo gusenga. Nyagasani sinaretswe na bureba cyangwa se uwo mukati, nakuze niri ruwinga nariya mbadayu, warangiza ukamagarara imbere utavuga ikuri. Naretswe na bureba cyangwa se uwo mukati, nakuze niri ruwinga nariyo mbadayu, wowe ukamagarara imbere uvuga ayo matesho. Kanibarize buri nguni na buri kantu na buri diri wanuke ntarakare. Uri kuvuga ko ibintu tuba tubizi. Ntabwo rero twabura kubashimira mwebwe mwafashe umwanya wo kuza imbere ya kamera kugira ngo babashe kuba mwadukurikirana. Mwifuza video zacu zitandukanye, wandika Rucagu TV show cyangwa se Iyuba TV, ubundi ugakurikirana amavideo yacu uko bwije nuko bukeye.